Ndagusuje cyane kandi nongeye kuguha ikaze wowe dukurikira kuri Learn with Dr. Olive, urubuga rwiza tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, uko wakwita ku mwana, ariko nanone tukagaruka no ku buzima bw'ababyeyi, cyane yuko ubuzima bw'umwana nyine kugira ngo bugende neza ni uko n'ababyeyi baba bamerewe neza rwose cyane. Rero nimba wumva ibiganiro rwose ari ingenzi kuri wowe, banza ukore subscribe, ukore like kugira nyine ibiganiro byacu bijye bikugeraho neza, kandi nawe dusanzwe tubana ndakwibutsa yuko wari uzi yuko iyo ukoze like ku kiganiro cyacu ugakora comment, uba uri kugenda uduha amahirwe kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Nizere ko rero nyuma yo kureba ikiganiro rwose jya ukora like, ntacyo bitwaye gukanda like, ukanda subscribe, ni ibintu byoroshye kugira ngo nyine mudushyigikire, mudutere courage, nyine tubashe natwe kumva ko hari abantu ibiganiro byacu bigirira umumaro. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ku ndwara zitandura mu bana, cyane cyane diyabete. Ese wari uzi yuko indwara zitandura ziri kwiyongera mu bana? Harimo diyabete, umuvuduko, indwara z'umutima, ibyo byose ubushakashatsi bugaragaza yuko izo ndwara ziri kugenda ziyongera cyane mu bana, kandi rwose ku kigero kiri hejuru. Ari nayo mpamvu dukwiye gufata nyine ingamba z'uko tugomba kwita ku buzima bwacu kugira ngo tugabanye bya byago bihari by'uko nyine izo ndwara zikomeje kwiyongera mu bana. Niyo mpamvu ikiganiro numva ari ingenzi cyane ku babyeyi, cyane yuko buri muntu wese aba yifuza ko umwana amera neza, akura neza rwose nyine afite ubuzima bwiza. Ibyo rero biradusaba iki? Biradusaba yuko hari uruhare runini rwacu nk'ababyeyi, ariko cyane cyane n'abantu bose nyine, kugira ngo nyine cyane yuko ubuzima bw'umwana iyo bwitaweho neza uri kumuha amahirwe nyine yo kuzakura afite ubuzima bwiza, nyine atafite za ndwara zose zitandura, cyane yuko muzi akenshi izo ndwara ni indwara ziri chronique zihoraho. Urugero niba umuntu arwaye diyabete, nyine ni indwara azabana mu buzima bwe bwose. Birakwiriye yuko nyine hajyaho ingamba zifasha kugira ngo tugabanye ibyo byago byo kuba nyine izo ndwara zakomeza kwiyongera mu bana, cyane yuko rwose bishoboka. Uyu munsi rero tugiye kuganira byinshi. Ese diyabete ni iki? Niyo nshaka kwibandaho, cyane yuko rwose ni indwara mbi mu bana. Ikindi ibaze nawe nyine ubonye umwana w'amezi 6, umwana w'umwaka, imyaka 2, imyaka 3, ukumva nyine ngo arwaye diyabete. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bibabaje just, nyine ni ibintu byakubabaza, haba umubyeyi, haba famiye, haba abanyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange, cyane yuko nyine twese usanga bitugiraho impact mbi. Niyo mpamvu hagomba uruhare rwanjye, hakagomba uruhare rwawe mu kugira ngo nyine tugabanye izo risike zo kuba abo bana bakomeza kugenda barwara diyabete, cyane yuko usanga hari igihe rwose binatangirira mu mikurire yabo, uko bagiye bitabwaho, haba mu mirire. Ibyo bintu byose bikagenda nyine bikontribura kuba umwana yagenda agira ibyago byinshi byo kuba yarwara nyine diyabete, yarwara umuvuduko, yarwara umutima, bya bintu byose. Rero hakenewe yuko abantu twongera ubumenyi, ukamenya nyine ibyo ukwiye gukora kugira ngo ubuzima bw'umwana bukomeze kugenda neza. Nizere ko nyuma y'iki kiganiro uraba wungutse byinshi 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 bijyanye na diyabete, bya bimenyetso umwana azagaragaza, ukamenya yuko nyine umwana akwiye kwitabwaho, akwiye kugezwa kwa muganga nta gutegereza. Urugero, ushobora kuba ufite umwana ubusanzwe yari ameze neza, yari umwana ukina, yari umwana rwose nta kindi kibazo afite, ariko ukazasanga wa mwana wenda tuvuge nimba ari umwana ageze mu myaka 5, ukabona umwana atangiye kunyara ku buriri, ibintu bidasanzwe, ibintu nyine utari umenyereye. Just wowe ukajyana ibintu bisanzwe, ukamureka, ukamukubita, ugakora nyine ibintu byose umubyeyi akora just kugira nyine umwana ahari yibwira ko ari uguhana umwana, ntamenye ko umwana afite ikibazo. Ibyo rero bibaho rwose, ukazasanga umwana usanzwe ntiyanyaraga ku buriri, ariko nyine atangiye kujya ahanyara, ndetse sometimes ukabona ni wa mwana no ku manywa ashaka kuryama akabyuka nyine yahanyaye, ibintu biri weird, ibintu bidasanzwe.
Ni ingenzi rero yuko mumenya ibimenyetso mpuruza byakwereka yuko umwana ashobora kuba afite diyabete, ukaba wakwihutisha kumugeza kwa muganga. Izindi ndwara zo nzagenda nzivugaho, murumva ni ikiganiro kirekire, uyu munsi reka nibande ku ndwara ya diyabete. Rero ubundi diyabete irimo ibice bibiri, hari diyabete yo mu bwoko bwa mbere, hari diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Diyabete yo mu bwoko bwa mbere akenshi ikunda umwana ashobora kuyirwara igihe ababyeyi be nabo bayifite, ariko muri iyi minsi tugenda tubona na kesi nyinshi ushobora gusanga rwose umwana arwaye diyabete kandi wabaza muri famiye yawe ugasanga nta n'umuntu wenda wigeze uyirwara. Ibyo nabyo bibaho nyine, habaho variation, ugasanga nyine umwana agize ibyo byago byo kuba yarwara diyabete kandi muri famiye nta wundi muntu wayirwaye. Iyo ni diyabete yo mu bwoko bwa mbere ijyana n'uko wenda usanga hari n'ababyeyi bamwe muri uwo mwana nyine bashobora kuba bayirwaye cyangwa abo muri famiye muri rusange. Ikindi hakazaho diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, iyo rwose iyo wabigizemo uruhare ushobora kuyirinda hamwe n'Imana nyine bigashoboka, kandi ukaba wayirinda n'abana bawe bijyanye n'uko abana batoza imibereho myiza, kwitaho mu byo barya, gukora siporo, kumenya ukuntu nyine batongera ibiro cyane. Ibyo bijyana n'imirire. Ni byiza rero ko ugenda ugira ubumenyi kuri ibyo bintu byose. Iyo diyabete yo mu bwoko bwa kabiri ijyana n'uko nyine umubiri ugeraho akenshi uzasanga abantu bafata ibintu birimo ibisukari byinshi, abo bantu cyangwa abantu bakunda gufata bino bintu biri processed, ibintu byo mu nganda, cyane yuko nabyo akenshi usanga biba birimo amasukari menshi. Uko ugenda winjiza isukari mu mubiri niko umubiri ugenda utanga icyo twita insuline, wa musemburo ushinzwe kugabanya isukari mu mubiri. Bizageza igihe rero uko ugenda ufata bya bintu by'amasinakisi birimo isukari nyinshi, umubiri ugenda ukore resistance kuri ya insuline, none usange nyine wagize isukari nyinshi mu maraso, which is bad, kuko icyo gihe hari urugero rw'isukari impyiko nyine zidashobora kurenza kuba zasohora mu nkari. Rero icyo gihe rwose uzasanga umwana nyine bishobora kumugiraho nyine ingaruka nyinshi. Ni byiza rero yuko rwose umenya uko wakwita ku mwana kugira ngo nyine umugabanyirize izo risike zo kuba yagira diyabete. Nari maze kubabwira ko dufite diyabete ubwoko bubiri, iyo twita type 1 ubwoko bwa mbere ndetse n'ubwoko bwa kabiri. Noneho tugiye kurebera hamwe ese ni ibihe bimenyetso mpuruza umubyeyi akwiye kwibandaho akareba akavuga ati uko biri kose umwana wanjye ari mu byago ashobora kuba afite diyabete, reka nihute kujya kwa muganga udatinze. Cyane yuko harimo abantu bajya batinda rwose akaza umwana ari muri koma kandi yaragiye abona twa tumenyetso twose ngiye kukubwira akatwirengagiza akagira ngo nyine ni ibintu bisanzwe. Nari maze kubabwira hari umwana ushobora kuba yari ameze neza ukabona atangiye kujya nyine anyara ku buriri. Ni ikintu ukwiye kwitaho, ni ikintu ukwiriye guhita umenya yuko ari emergency, umwana ukamujyana kwa muganga bakamusuzuma bakamukorera ibizami byose. Rero ikimenyetso cya kabiri harimo, ariko reka nsubire gato kuri icyo cyo kunyara ku buriri. Uzabona umwana wawe kenshi ahora ajya kuri toilette, mami ngiye kunyara, dadi ngiye kunyara, buri kanya. Nabyo ukwiye kubikweshoninga ukamakinga sure yuko wajyanye umwana kwa muganga akamusuzuma isukari, ibintu byose nyine tukamenya kameze neza. Ikindi kintu cya kabiri, hari umwana ukunda kunywa amazi kenshi, ukabona umwana anywa nka litiro enye ku munsi, umwana ari kunywa amazi buri kenshi, umwana ari guhora ataka icyaka. Ibyo nabyo ni ikimenyetso cy'uko umwana ashobora kuba afite ikibazo rwose, uba ugomba kwihutira kumugeza kwa muganga. Akenshi hari ubwo umubyeyi abibona akavuga umwana wanjye asigaye ameze neza, umwana asigaye anywa amazi, ukagena ibintu biri normal. Nono ugomba kubyitaho ukamujyana kwa muganga bakamusuzuma bakamenya nyine ko ari muzima, ko ari ibintu bisanzwe. Ikindi kintu harimo kugira inzara nyinshi. Uzabona kenshi abo bana ari abana bahora bataka inzara, ndashonje buri kanya, ndashonje. Ibyo nabyo ni ikimenyetso rwose cy'uko umwana ashobora kuba afite diyabete. Ikindi kintu cy'ingenzi harimo gutakaza nyine ibiro kw'abana. Ese wari uzi ko nacyo cyaba ari ikimenyetso cya diyabete? Umwana ukabona ubusanzwe yari ameze neza, ariko mu kwezi kumwe, mu byumweru bingahe ukabona umwana yatakaje ibiro, yananutse, ameze nabi rwose. Ndakubwira yuko icyo gishobora kuba ari ikimenyetso cya diyabete,
ukwiye kujyana umwana kwa muganga bakamusuzuma. Ntabwo twifuza yuko uzajya uzana umwana ari uko ubona yarembye ari muri koma, umwana ameze nabi, rwose umwana nimba agize n'ibyo byago byo kuba yaba afite diyabete, iyo umusuzumishije mukamukurikirana neza, cyane yuko hari ibikenera guhindura imirire, gukora siporo, bikaba byagufasha nyine guhita urwana na diyabete. Mu kindi kiganiro ndaza kubabwira uko wahindura imirire yawe cyangwa imirire y'abana, bikaba rwose byabafasha kuba ari bo abana badashobora kurwara diyabete, kereka rwose ari bya bindi umuntu nyine biba byiza nyine iyo ukoze uruhare rwawe ibindi ukabiharira Imana, ariko ntabwo ushobora kubuza ibintu byiza bishobora kugira umumaro umuntu cyangwa umwana ngo ubure kubikora nyine. Uba ugomba kubikora kugira ngo nyine ubuzima bw'abana, ubuzima bwawe byose bigende neza. Igihe cyose rero wabonye ibyo bimenyetso bine nkubwiye, ndagushishikariza yuko ukwiye kugeza umwana kwa muganga bakamusuzuma, bakamufata amaraso, ibizami byose tukareba ko bimeze neza, rwose umwana ugasigara nyine umwitaho mu bundi buryo, ariko hakuyemo icyo cyago rwose twabashije kumenya ko ubuzima bwe bumeze neza buri tayari. Ndakeka icyo ni ikintu cyiza nyine uba ukwiye gukora kugira ngo nyine umenye yuko umwana ameze neza. Ibyo ni byo numvaga nifuza kubabwira muri iki kiganiro. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, kandi niba nyine uri ubwa mbere ntugende udakoze subscribe, ntugende udakoze like, ibindi Imana iduhane umugisha. Ndabakunda abantu mushyigikira, ni ukuri, kandi mukomeze mudushyigikire, musharinge ibiganiro byacu kuko ni ingenzi, ntabwo wabura ikintu wungukamo uko biri kose. Uwiteka abahe umugisha.